nongeye gusubiza kurikira YouTube channel yanjye yitwa Isi Yacu TV. Nkwibutsa niba utakana subscribe isabwa no kwikanda kandi like, comment, itekerezo cyawe gihawe agaciro. Kuri uyu munsi nkuzaniye ntibisanzwe kuko ntibisanzwe. Iminsi yagenda indi gataha ariko bigaragara ko amafaranga agenda ayobora buri kimwe cyose tubona hano ku isi. Ntibisanzwe. Bafunguye isoko riranga abageni mu Rwanda. Rizashyira igorora abashaka kurongora no kurongorwa. Ngiye mwumva ni DJ Bayingana ku Isi Yacu TV. Kazi. Nkwibutsa subscribe niba utarayikanda, comment, itekerezo cyawe gihawe agaciro. Mwisi y'ubu amafaranga yabaye byose, ni umwana, ni umubyeyi, akaba umwicanyi cyangwa umutabazi. Biroroshye kuba wicaye mu ruganiriro iwawe, icyaka cyakubuza amahwemo ugakora ku rusinga, whisky ikagusanga mu muryango. Ku bakunze kugira akazi kenshi bakabura umwanya wo kujya muri za resitora, ibyo byo birasanzwe. Bisaba amasegonda make ugakanda telefone, ibiryo bikagusanga mu biro cyangwa mu rugo. Uburyo bworoshya ubuzima bwavuye mu bicuruzwa bugera mu bantu. Ntabwo kubona umugeni bikiri bya bindi by'umuranga wajyaga kukuzanira w'ikantarange utazi utigeze unabona. Bya bindi byo kwandika tubaruwa n'utubaruwa tumwe twanagerayo bakaduca, ubwo ubona upfuye agasoni ntagutere indobo ku manywa y'ihangu ngo rubanda ku musozi rukote. Mu mezi abiri ashize mu mujyi wa Kigali hatangijwe sosiyete Ndangira Umugeni Company Limited ihuza abashaka kurongorwa n'abashaka kubashimanye bakabana abaganye, buri umwe akaguma ku isoko kugeza ubwo uwo Imana yamuremeye arimusanzeho inkweto ikabona iyayo. Iyo sosiyete iherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera ahazwi nko ku cya Mitsingi. Ihuza abakobwa n'inkumi bifuza kurushinga ariko ubishaka akabanza kwishyura. Uwabyumva yagira ngo ni amashyengo, ariko ab'inkwakuzi 34 bamaze kwiyandikisha. Ubwo kandi ushobora kwibwira ko ari abasore gusa kuko aribo bariye isoni. Muri abo bamaze kwiyandikisha abasore ni 34, naho 30 basigaye ni abakobwa bashaka abagabo. Ubundi ibingibi byaje bite? Amateka nyarwanda agaragaza ko kera nta musore cyangwa inkumi yirangiraga uwo bazabana. Iyo umuryango wabaga umaze kubona ko umusore akuze, bamureberaga umuranga akajya kubashakira umukobwa w'imico myiza ukomoka mu muryango mwiza, bakabagezaho icyifuzo cy'uko umusore wo mu muryango runaka yifuza kurongora umukobwa w'umuryango wa kanaka. Iperereza ryakorwaga mu miryango yombi, babona nta nzigo ibabuza kurushinga bakemeranya indi misango ibanziriza ubukwe nyirizina, nko gufata irembo, gusaba gukwa n'ibindi. Nubwo hashize igihe imigirire isa n'idakorwa ko bikwiye kubera ibihe. Kuri ubu akenshi umusore washakaga kurongora yirwarizaga agashakisha umukunzi, uwo ashimye akamushyikiriza umuryango. Ya mihango gakondo yo gufata irembo, gusaba no gukwa igakurikiraho. Bakibaza icyateye umunyamategeko Dusabimana Vedaste gushinga Ndangira Umugeni Company Limited, dore ko ari na sosiyete ifite ibyangombwa biyemerera gukorera mu Rwanda. Nta gitangaza kandi umunyamategeko ntiyakwishora mu bintu bitemewe n'amategeko. Dusabimana Vedaste yabwiye abanyamakuru ko ashinga iyi sosiyete yari ifite igitekerezo cyo gukomeza ingo nshya kuko yahoraga yifuza gukora ubujyanama mu ngo. Ati, bijya gutangira nifuzaga kujya ngira inama ingo zifite ibibazo. Icyakora kubera imyaka yanjye no kuba ntari umuhanga cyane bikangora, ko naje gufata icyemezo cyo gushaka kubaka ingo nshya, noneho nkajya nzigira inama mpereye mu mizi. Inama yatangiye azitangira ubuntu, ndetse ashyiraho itsinda rya WhatsApp ryari rishinzwe kugira inama ingo nshya no guhuza abashaka kurushinga. Hari abaganye iri tsinda bashaka kumuvangira bafite izindi ntego zirimo gushaka abakunzi bo kwimara
intambara ipfa by'akanya gato. Maze kubona ko hari abari kubikerensa, yahinduye umuvuno abigira ubucuruzi, ashyiraho ibiciro kugira ngo uzajya amusaba guhuzwa n'umugeni abe koko ari ibintu bitekerejeho neza. Ati kuva kera nakundaga guhuza abantu bagakundana, nyuma naje gukora gurupe ya WhatsApp ikajya ihuza abasore n'inkumi bifuza kubaka. Bitewe n'uburyo abantu bayitabiriye ari benshi, habaga harimo n'abikinira, bituma tubona ko bigoye gutandukanya umuntu ukomeje n'uwaje afite ikindi ashaka. Kugeza ubu umuntu wifuza umugeni iyo aganye Ndangira Umugeni Company Limited asabwa kwishyura ari hagati y'ibihumbi 10 na 15 by'amafaranga y'u Rwanda. Umaze kwishyura aya mafaranga hari urupapuro yuzuza ruriho uko ateye ndetse n'ibyo yifuza kuwo bazarushingana. Mu kuzuza urupapuro agirana ibiganiro n'umuyobozi w'iyi sosiyete bigamije kumuhugura ku bijyanye no kubaka urugo. Ushaka umugeni ahabwa iminsi iri hagati y'2 n'3 bakamurebera mu bo bafite ubujuje ibyo asaba. Umukiriya ahabwa amahirwe yo guhitamo abageni 5. Iyo nta n'umwe ashimye baramureka cyangwa akishyura andi serivisi igatangira bundi bushya. Mu guhuza abashimanye, ubuyobozi bwa Ndangira Umugeni Company Limited bubaha umwanya ubwabo bakaganira ku buryo buri wese amenya uwo kubana karamata. Hari uwabyumva agakeka ko ari icuruzwa ry'abantu, dore ko ari kimwe mu byaha byeze kuri ubu. Dusabimana we siko abibona. Ati nta cyaha kirimo kuko twe duhuza abantu ku bw'ineza y'umuryango nyarwanda no kubaka ingo zibereye abanyarwanda. Ubucuruzi mu bijyanye n'ubukwe si ubw'ubu. Hashize iminsi mu bindi byiciro by'ubukwe bikorwa nk'aho umusore cyangwa inkumi ishaka kurushinga ariko nta mwanya afite wo gutegura ubukwe. Hari sosiyete zitandukanye zibafasha kubutegura, zikabashakira ibikenerwa byose kugeza kubambarira umusore cyangwa umukobwa. Ni ukuvuga ngo uretse umusore n'umugeni, abandi bose batashye ubukwe, umusore cyangwa umugeni ashobora kubamenyera mu muhango w'ubukwe. Ukuyeho bake bo mu miryango yombi. Wakibaza ngo ingo zubatse ku musenyi ubusizi ngizi bavugara? Akingeneye Jeanne, umuturage wo mu mujyi wa Kigali, umwe mu babyeyi baganiriye n'ibinyamakuru bitandukanye hano mu Rwanda, afite impungenge ku buryo ingo zizubakira kuri guhuzwa zaramba. Ibi abishingira no ku bibazo biri mu zubatswe no mu buryo busanzwe, aho gatanya zimaze igihe zivuza ubuhu. Umwaka wa 2019 mu Rwanda imiryango 8941 yemerewe n'inkiko gutandukana. Ni mu gihe mu mwaka wa 2018 hari hatanzwe gatanya 1311. Ni ukuvuga ko zikubye inshuro 6.8. Akingeneye ashingiye kuri izo mpungenge yagize ati nibyo rwose bashobora guhuza abantu ku minsi ya mbere wenda kanakundana, ariko kubaka ni ibintu bidakinishwa, si iby'igihe cy'agahararo gusa kuko ubana igihe n'umuntu. Ibaze uramutse ukosheje byoroshye uko yagucyurira ashingiye kuko yakubonye. Shangiye nta cyizere nabiha rwose cyo kuba bakubaka bakaramba. Nsanzabera Jean de Dieu, umwanditsi w'ibitabo by'amateka n'umuco nyarwanda, yavuze ko kuranga muri ubwo buryo bihabanye cyane no kuranga bimenyerewe mu muco nyarwanda. Ati kera wasangaga umuranga aranga umukobwa batuye ku musozi umwe, azi neza imico ye ndetse anazi umuryango akomokamo. Impamvu yagombaga kuba azi neza umuryango akomokamo, Nsanzabera avuga ko byaturukaga ku kuba umusore atarambagizaga inkumi gusa, ahubwo ngo yarambagizaga umuryango. Umusizi Nsanzabera ntahakana ko ingo ziri kubakwa n'iyi sosiyete zishobora kubaho, ariko impungenge zikaba ku kurambana igihe kirekire. Umuturage Nkurunziza Felix we yavuze ko guhuza umusore n'inkumi bagiye kurushinga babanje kwishyura ari ibintu bigoye ku hazaza h'urugo rushya. Uyu mugabo yavuze ko uko biri kose ari uburyo bworoshye bwo kubona umukunzi, ariko
atari uburyo bwiza ku bashaka kubaka urugo ruramba. Kugeza ubu nta rugo na rumwe sosiyete Ndangirumugeni Company Limited irubaka ngo bashakane. Icyakora ngo hari abo bamaze guhuza bageze kure ibiganiro. Ngayo nguko rero niba warabuze umugeni wasimbukira kuri Ndangirumugeni bakagufasha ukaba wakubaka urugo. Nibutsa ukana subscribe niba utarayikanda ku Isi Yacu TV. Comment yawe irakenewe. Bari kumwe na DJ Bayingana. Ciao ciao.